Yes, nk'uko mubibona rero mumuzi cyane nka Burikano, ni umusitari mu Rwanda arazwi cyane, mukunze kumubona ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri YouTube, TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye, mumuzi ari kumwe n'umuvandimwe cyangwa se n'inshuti ye bakorana umunsi ku wundi, uzwi nka Wringoni. Rero ni amakuru ushobora kutizera, ni amakuru atugezeho aka kanya, ni amakuru asohotse mu binyamakuru, ni amakuru navuga ko ari amakuru ababaje, aho bivuga ko uyu musore atawe muri yombi. Rero tuguhaye ikaze kuri muyoboro wacu nk'uko musanzwe mubizi, ni umuyoboro wa YouTube aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba amakuru mu bya politiki, entertainment, sport ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe kugira ngo ujye uhora update ku makuru agiye atandukanye, amakuru aba agezweho tugenda tubabwira umunsi ku wundi. Rero twihuse n'inkuru yacu tuje kubabwira nk'uko mubibona kuri iyi foto cyangwa se nk'uko mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, by'umwihariko nko kuri X. Ni inkuru basohoye mu buryo bw'inyandiko, niyo mpamvu tukuzi uko bishoboka byose kugira ngo tubazane inkuru imeze neza, by'umwihariko mwebwe mukoresha uyu muyoboro wa YouTube. Ni inkuru uri buze kubona mu ba mbere kuko ari inkuru igisohoka uyu mwanya. Rero twihuse mu buryo burambuye, ni buri kantu uzwi, ari kumwe n'umuvandimwe cyangwa se n'inshuti ye, wamwita inshuti ye, aho bakorana umunsi ku wundi ibiganiro bigiye bitandukanye ku rubuga rwa YouTube. Ni abasitari nyarwanda urabazi cyane. Rero inkuru tukuzaniye aka kanya nk'uko ubona muri ifoto yawe, ni inkuru ushobora kuba utakwizera ko ari inkuru ya nyayo, ivuga ko uyu Burikano atawe muri yombi n'ikigo cy'ubugenzacyaha mu Rwanda, ndavuga RIB cyangwa se Rwanda Investigation Board, wabyita uko ushaka. Rero ni inkuru iri kuvugwa, ni inkuru iri gukwirakwira, ni inkuru ivuga ko uyu musore atawe muri yombi. Amazina ye nyakuri ni Mwitende Abdul Karim, tumuzi cyane nka Burikano. Rero uyu musore atawe muri yombi, ni inkuru itugezeho muri aya masaha, aho bivuga ko ashinjwa kuba yafungiranyije mu nzu abakobwa cyangwa se abategarugori bari bamusuye, baje kugira ngo aze kuba yabafasha by'umwihariko muri content cyangwa se mu bintu by'umwuga we akora umunsi ku wundi. Abakobwa bivuga ko bari baje kumusura kugira ngo abafashe gukora cyangwa se uburyo bakora ibiganiro byo gushyira ku mbuga nkoranyambaga, nk'uko mubizi kubera ko ari umuntu ubizi cyane bitewe n'uburyo agenda abikora umunsi ku wundi. Uyu musore rero twari dusanzwe tumuzi mu bikorwa bya buri munsi, aho ari umusore utangiye gutera imbere mu buryo bugaragara, nk'uko mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga. Ni umusore wagiye ukwirakwira kenshi cyane, amurika imishinga ye cyangwa se atangaza ibyo amaze kugeraho, aho yari yarafunguye ibyo navuga nka shop cyangwa se izwi nka Burikano Art, aho bagenda bakora ibikorwa cyangwa se product zikozwe mu mbaho. Rero uyu ni umusore utangiye gutera imbere, ariko inkuru tugezeho, inkuru yizewe, inkuru itari ivumbi, nuko uyu musore atawe muri yub nk'uko mwabibonye kuri cover y'ivideo cyangwa se nk'uko muragenda mubibona, nk'uko ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye biri buze kugenda bibitangaza, by'umwihariko bishingira kuri iyi nkuru y'uko yaje gutabwa muri yombi n'ikigo cy'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Board RIB. Rero ni ikintu twavuga ko gishimishije, aho leta igaragaza uruhare cyangwa se uko ikora inshingano zayo umunsi ku wundi, aho igenda ikurikirana kandi igaharanira ubutabera, ikagenda irenganura abantu bagiye barengana. Rero aba bakobwa cyangwa se aba bagore bafashwe n'uyu musore, byavuze ko nyuma y'uko yaje kubarekura, bihutiye kujya gutanga ikirego. N'inkuru nyinshi ziri kugenda zivugwa zitari guhuzwa bitewe n'uko iyi nkuru ikiri nshya, aho bivuga yuko abakobwa baje kuba bateza urusaku, bityo umuturanyi cyangwa se umuntu wari uri hafi aho ngaho yakumva urusaku, akaba aribwo yaje guhita atabaza cyangwa se akavuza induru, bigatuma inzego z'umutekano zibasha kuba zahagirira ku gihe kugira ngo nazo zibashe kuba zakwita kuri kino kibazo cyangwa se kugira ngo babashe kuba bakemura iki kibazo. Rero iyi ni inkuru twaba tubazaniye, wowe icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe kugira ngo ugume kuba uri update ku nkuru zose zigiye zitandukanye turi bugende tubagezaho, by'umwihariko inkuru ziraba zishingiye kuri iyi ngiyi iri kuvugwa, y'uyu musitari nyarwanda, umusitari wamamaye umunsi ku wundi tugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga nk'uko twabigarutseho cyane, nka YouTube,
YouTube wagenda niba utamuzi wagenda ukamusacinga kuri YouTube channel yabo izwi nka Buri Kantu na Buri Nguni, ni YouTube channel aho bagenda bakuraho ibiganiro bigiye bitandukanye nk'uko twagiye tubibagarukiraho cyangwa se nk'uko twagiye tubibanyuriramo, aho bagenda bakora kuri content zigiye zitandukanye bavuga ku makuru n'ubundi aba ari gukwirakwira hano mu Rwanda, cyane cyane by'umwihariko mu makuru y'abasitari cyangwa se muri showbiz. Rero inkuru itugezeho niyo ngo twaba tuje kubabwira yuko muri yombi ashinjwa iki cyaha cyo kuba yafungiranyije aba bakobwa mu nzu iwe, aho bari baje kumureba kugira ngo agire ubufasha yabaha. Wowe rero icyo twawusaba nta kindi ukanda subscribe ukadutera inkunga kandi nawe ukagufasha guhora uri update ku mandi makuru yose ari bugende asohoka mu binyamakuru ari bugende atangazwa nyuma yaho. Ciao ciao.